nongeye kwifuriza kugira byiza njye wumva kuri mikro ni kimwe ibisanzwe. Perezida wa Uganda yateguje intambara kuri Kenya kubera inyanja y'Abahinde. Ngo byagenze bite rero? Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye kuvuga amagambo akomeye ku bibazo by'ubukungu n'umutekano b'ibihugu bya Afurika bidakora ku nyanja, avuga ko bishobora guteza intambara mu bihe bizaza. Mu ijambo yavuze ku cyumweru tariki 9 Ugushyingo umwaka wa 2025, Perezida Museveni yavuze ko ari akarengane kubona ibihugu bikora ku nyanja bifunga inzira ijyanye n'ubucuruzi ku bihugu bitayikoraho. Yakomeje agira ati kandi byose biri muri Afurika imwe, yavuze ko inyanja y'Abahinde ari iyacu twese. Perezida Museveni yakomeje avuga ko kuba badakora ku nyanja bibangamiye ubukungu n'umutekano wa Uganda, kuko bituma igihugu kidashobora kugira igisirikare cyo mu mazi cyakwifashishwa mu kurinda igihugu. Museveni yavuze ko Uganda yagiye igirana ibiganiro bitarangira na Kenya ku bijyanye n'ibikorwa remezo bifite aho bihuriye n'inyanja, birimo ubwikorezi bwa peteroli na gari ya moshi, gusa bikaba byaragiye bihagarara. Ubundi yerekana ko nibidakomeza bizateza intambara hagati yabo. Museveni yagize ati tugirana ibiganiro bitandukanye na Kenya, umushinga wa gari ya moshi urahagarara, hakaza undi wa peteroli, ariko byose bishingiye ku nyanja. Iyo nyanja ni iyacu kandi twese twemerewe kuyikoresha. Niba bikomeza bizatera intambara mu gihe kizaza. Yumva kuri mikro ni kimwe ibisanzwe. Anytime is now, kugeza amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Wibutsa gukora follow kuri 21 Sera TV ndetse ukanakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Ngaye nguko.